Nakomeje kuganira na Mwigisha ansubiza ibibazo bimwe nibazaga, akomeza no kumpa ibisobanuro by'impinduka y'isi n'abantu. Mwigisha abonye bimurenze aranyongorera ati, ntabwo abakugana bose ari inshuti zawe, wowe uracyari muto ntiwabimenya, ariko inshuti izahinduka umwanzi ikwanga ku munsi wa mbere mugihura. Iyi ishobora guhagarika ibyishimo byawe, ariko ntiyahagarika umugisha wawe. Mwigisha amubaza impamvu ibitera, aransubiza ati, abantu bashaka kukubona ukora ibyiza, ariko ntibifuza ko wakora ibyiza kubarusha. Ibyo ujye ubyibuka. Mwigisha ati, nubwo ukiri muto, ariko iri somo ni ingenzi kuri wowe. Ntabwo abantu bose ukunda bazakugumaho, kandi nta nubwo abantu bose wizeye bazahora ari abizerwa kuri wowe. Ahubwo bamwe muri bo bazakubera nk'urugero rw'ibyo ugomba kwirinda kugira ngo ubashe gukomeza urugendo. Mwigisha yakomeje kunganiriza, turi hafi gutandukana, yongeraho ati, mu myanzuro yose uzafata hari ubwo uzasabwa guhindukira kugira ngo uhure n'umuntu ukwirukaho, aho kunanizwa no guhora wiruka kuko utazigera ufata cyangwa se ngo akurinde. Mwigisha twakomeje kuganira, mubaza impamvu hari umunsi urangira nuzuye uburibwe, maze aransubiza ati, buri gihe ujya urangiza umunsi wawe ufite igitekerezo cyiza, nubwo ibintu byaba byagenze nabi uwo munsi, ejo wabona ubundi buryo bwo kubikosora maze bikagenda neza. Mwigisha arihorera maze arambwira ati, humura witinya, kuko igihindanya amazi nticyazibye isoko. Umugisha wawe ntawe ushobora kuwukwaka uko byagenda kose. Mwigisha yansanze aho nari nicaye imbere yo gufata urugendo, maze ansubiriramo amagambo yakundaga kumbwira ati, gucisha make no kwicecekera nibyo bituma abantu bakubaha, kuko bahorana amatsiko yo kumenya ibyo utekereza. Narahindukiye mbaza Umwigisha nti, ese ni iyihe mpano nziza wamitiramo nkazagera ku cyo nifuza? Yaranyitegereje maze aransubiza ati, impano nziza iruta ibindi mu buzima ni ukubaho, kuko uriho wagera ku cyo ari cyo cyose, kandi wagera n'aho ariho hose. Ukiriho umubabaro wahinduka umunezero mu gihe gikwiriye, ukiriho amatongo yahinduka imidugudu, ukiriho wazasekera aho wababariye, ukiriho byose byahinduka. Nta kintu kibi nko gutakaza icyizere cyo kubaho. Nta yindi mpano ibaho iruta kubaho, icyo uzakizirikane. Ndabashimye mwese mukomeje kutwereka ko mukurikira ikiganiro Isi n'abantu kuri Bando Life TV, ugezwaho na Mr. Bando ku bufatanye na Bando Life TV. Ushobora no kuduha igitekerezo cyangwa icyifuzo muri komenti, utibagiye no gukanda kuri subscribe kugira ngo ujye mu bambere bazajya bagezwaho iki kiganiro. Reka mbifurize gukomeza kumererwa neza, mugire amahoro n'imigisha, kandi Imana ibarinde.